Si defi bro. Ninge chef Natasha abandi barabera. Iyi fi ntabwo imera nka terapiya yo ifitemo uburyohe muri yo nyine iraryoshye pe. Imeze nk'umugore wundi. Yenda yishuga ari n'ifiriti. Dore rero ifi yanjye nuko nayitekaga turagarukana mba tugiye kuyirya. Ngiye gukata inyanya, pavuro, celery, hanyuma duce dukomezanya mbere kuko Pangasi nziteka. Umuntu uzakeneye azambwira. Nze mbatsemo. Kuna kintu ushaka kubwira abanyarwanda se? Abanyarwanda singiye abase ni abakongomani. ko nshaka kurya. Hi guys, nizere ko mumeze neza. Ngiye kubatekera harya ntabwo ari ibyana. Sorry. Ngiye gutekana amafi yitwa Pangasi. Sinzi niba muyazi. Aya mafi aza ari muri ishashi afunze. Ngiye kwigisha guteka. Ujye wigisha akubwira. Guys, ngiye gutekana amafi yitwa Pangasi, ngiye kuyatekana na Papa Luna. Ntabwo azi guteka kandi kugira ngo mwigishe guteka kuko naciye mu bihe bikomeye cyane igihe najyaga kwa muganga ko yarangije manda. Shose. Babirebera. Hanze. Kandi ubivuze ngo yarangije manda. Ndetse yarangije manda. Hano makapasiteri. Uziko kandi ntuzerega narimbye. So, urumva ko yakatazi guteka cyangwa se ikintu kimaze nta gatoki ko nyuze guteka. Ngiye kwigisha uko bateka ifu mu izina ry'Imana witetse nabi nta bitware. Urumva njye nagiye mura n'ibizazane byinshi akangemura kuko icyo gihe nta ngo twa dufite ndi kwa muganga akagemura ibintu bibiri. Ndambwa ati vayo. Yego? Byanyamba. Harya ni ibiki? Aguso yigeze nje murasina byaga muri restaurant i Kanombe. Numva. Wananirutse no gushimira Kanombe rwose. Kanombe mugira service nziza. Ndabashimiye nubwo mbanze iki Kanombe no guteka nashaka kuzabashimira mu gihe cyabyo. Mureke dutekane rero. Wigisha nde? Yohere ubinza. Ra. Aya mafi araryoha papa. Ese ni amafi. Barama. Ndio ari bimani. Okay. Bimani. Aya mafi rero dore nuko aba ameze. Nuko aba ameze azakase. Azakase. Dore ni umurizo wa Pangasi. Ariko aya marimo barafu ko abacuruzi bashyiramo barafu kabanyinshi kugira ngo biremererwe. Ese nta mutwe igiriye. Usko nta mutwe njya mbona biri sese undi wamugana ko batadushyiramo umutwe. Ko ari ibintu mbishe bivuze. Hari ibintu mbishe bivuze. Reka ni telefone ngara bisa. Ibi bintu rembikata kubera ko wanga ibintu. Ifu wari usikigira ibintu rese. Kana figira ibintu. Irabingira be. Ni scam. Iyi ngiyi subuze. Niba rikoze muri laboratoire. Guys, hari utunure tuba turiho rero kujya tutaza. Ibi bari ibinure be. Nuko abo igitangaje ko njya nkora ibinure nkabona birangana nk'inoso. Ntabwo ari ibintu mbese ni ibinure mukunzi. Ni ibinure be. Ubwo ni ibyo byaba ari ibintu. Ni ibinure. Mbitetse bo yakubira I know. Biteke ku bantu ze kumva. Ni ibinure mukunzi. Ntabwo ngiye nahangana. Bigira ibintu. Bitabigira. Ufite n'imisokoro. N'amagufa. Amagufa ye. Haja mvuze niki. Ni mwana. Guys, aya mafira ari kintu nyakundi. Ntago agira ibiwa byinshi agira uduha dukireba barafu abamaye skip imino ndebe. Aba bantu nabatekamo. Izo muryango bazibike stembi. Uye baragenda bakazitinza bakabanza bakazimana kugira ngo zijyeho barafu. Ndebe. Abantu bwenge. Gaure ibino barafu. Usko tubasishije. Uko barafu bakijije. Ureta bakaba ikindi kiyaga. Bajye bacuruza barene. Guys, Papa Luna rero ngiye kumwigisha guteka guys. Kandi ngiye kwigisha ntabwo reka nze rero aya mafi karabaye ndashaka undi mugabo. Aya mafi uhita uyashyira mu mazi kugira ngo barakiziho. Nize mu mazi. Abe yoga. Apoke. Kagime ndetse wajimba.
mbese ibitunguru tuzi ko ziba ziri mu mashashi. hari n'iziba mu mashashi Ziba ziba zitonoye ntabwo nzikunda ni imagina njye hari ibintu bijya ni imagina ntabwo mbizi kagira ngo zimwe izi fi ziraryoha mwa bantu ngiye kubereka ukuntu bateka pangasi papa Usinda kuvuga ariko ziba. ni siko byanditse bose ko zitwa pangasi Birasa ari ishashi yanditse ku kabuga utetse ishashi. ishashi se yitwa pangasi Kandi ho byanditse. ku ishashi aho ni nzira kagiye kuko uhangana guys mumbwire nyuma yo kuzana runa ku isi murambonamo mbere nuko nsigaye murana ibyishimo ifi mpita nzitereka ku ruhande nkazishyira mu mazi mu buryo bwo kugira ngo barafu ivemo hanyuma nkaronga indimu yanjye ngiye kubigisha guteka pangasi papa indimu se ijyamo kubera ko baba barashyize muri firigo kugira ngo kujya harimo akahumuro na gato cyakora numva uri kumfata nk'injajwa reka ngiye kukwigisha kugira ngo mwumve kugira ngo umenye aho nkwera runararize runararize guys ejo numvise ikiganiro umuntu atangira avuga akakubure wagiye atari wumva hanyuma umuhe yego muhe Pangasi tukayishyiremo umunyu. pangasi umunyu ugiramo mu isoko hanyuma ifi yacu kugira ngo ibirungo bize kwinjiramo neza urayikatagura icyuma ntabwo gityaye wanije ngatyaga be N'uwa chef. bro ugenda ashaza ntibagaruke mwari nimugende murindire video irangiye dutekane pangasi nimuza no kuzikira muzambwire mbahereze nimero z'ahantu bazicuruza Umutana n'uwizaho. nako nizo mu kiyaga cyane pangasi guys ese murabizi ko ncuruza amavuta meza y'abagore yo kwisiga ubu mugiye kumaza gukanda nanjye nasa neza Abagabo so no gushyira. n'abagabo ndayagira ariko impamvu ngiye mubona asa neza nabaye mpagaritse kwisiga kubera umwana nzongera kwisiga akuzemo Buri butisi. ndi nyirabutisiga sari icyo utavuze mesaje yatambutse mugabo mwiza kaparuna warisa tugateka nkubaza ibibazo mbabara ndakwinginze kandi ibyo bibazo binsubize Ibibazo ushaka kwitera. semari utufata ya ndimu ugakamurira muri pangasi bazi ko utaruzi nuko baziteka amazina indimu n'iki none ugakunyigisha gakora guys indimu irafasha mu kabenzi noneho munyandike muri comment ikintu mwifuza ko nzabatekera muzambire mbatekera akabenzi mbere ukunda akabenzi ugatekera mu rugo kandi kakamera neza nikagutera inzoka Akabenzi bemera nzi kugateka vugisha ukuri Yesu Kristo ndabwo musiramu. pejo ndetse nakagutekera Yewe. Yesu Reka n'ubusitani hanze bitera. Yesu Kristo umuntu uzi ko wakihakana umuntu neza akasiga Yewe. injangwa None nibo. Faramu. sawa hanyuma urasiga icyo kintu. ngenda nayikunda Reka. hanyuma nsuje abakunzi b'akabenzi izira fi nzishyize ku ruhande amaze gushyiramo indimu hanze mbere tubikurikiraho nkajya mvuga imbwa mu mazina yazo kugira ngo biborohere Utekinga. yomba bariho Ndiri ubugeni ni. Ndiri kuvuga ni. iki Ndiri kuvuga. ubuze siba wagigije zo kujya nigira nkaho numvise utekereza ko uri kwigisha umwana n'umutwe ungana gutya inyanya ntabwo ndi buzifite ariko ndabizi nibyo bibyara isosi Ntabwo bijyana ku cyuma. ku cyuma Ibisheri. urimo ukuntu buri kumpanganya ukuntu burimo kumpanganya ubu nzajya nguhanganya Ntabwo turi kwangiza ibisheri. oya ndazishyiramo nta kibazo wumva ndazishyiramo uraza cyambwira kandi izo ndi bugushyirireho sawa guys ndimo guys ni byose ni guys nanjye ntabwo ese ndimo kuronga ibirungo Ariko uzabimenya
ibiki nzamenya abe nkureke uteke vugishwe nkureke nicaye hari uteka turebe ukuntu uteka umva mama yahinze urusenda ararweza aranyoherereza ntabwo niherereje ubwo rero iyi pangasi iryoha kuyihisha agafiriti y'umuceri cyangwa ugateka igitoki cy'umunigi warangiza ugasukaho isosi yayo iraryoha ntabwo mushaka kubyumva nuko shaka si iryoha vugishwe Yesu Kristo amafi duhora duteka mu muzaya twakoze umuntu iso nawe ni imbere ariko ndibuze kwabwira ndabaho izi tozi zose baziteka oya yakinze pe cyose bayinjije babi sozi ko tungusoma ko nazishyizemo amagura ko zitose ndazishyira mu firigo dukata ibitunguru njye mu bitunguru byinshi nimo mbaze ngo nakubera iki abe twarese mwakubaza ibibazo naribazo kandi ubwana kuko rero ushaka kwiteza ngawe mbaza ngofere ubu turateka nta kintu urambaza kweli sibiri burangire nasinziriye uzinjira utetse njye rero nkunda guteka ibitunguru byinshi nimo mbaza ngo nakubera iki ngiye gufata bibiri ngiye ubonaga ari ibiki ari umutwe wanjye ibitunguru nkunda guteka byinshi mu gihe utari wambwiye ko ari ibitunguru utari wambajije kuva naho ugomba kubona igitunguru gufata igitunguru abantu bari kubavuga ngo seleri ngo ku bagabo se ni ibyanyu hatamana by'amasereri ngo zango zituma ngo abagabo badasohoka erega si ubona ubwo bwa mbere ngiye kuziryaho nzakubwira shase nanjye nsubije gutya sereri bihangana ziteka buri gihe uburyo igiturage bisaba birimo yego hari icyo byaguhinduyeho se usibye no kuba naragiye nkabiza iberekeza yego kizungereza we kuva haragira ingabo ngenda mesa ntabwo ndonga gusa nanga abantu utabaza bakarongaronga barongorora baronga se nibyo kurongorora nyina murongorora Yesu Kristo tuzabifatemo kurongora nuko muzabifatemo nyine muronga muze dutekana agasosi karyoshye ikibazo murahita mwifuza kumva kandi nta kintu nabafasha none nimbatekere ingurube muzumirwa kandi abantu bazi ko akabenzi karibwa kumutse cyane kuriya gusa sibyo nyabwira ingurube bamba barebe ahubwo tuzabakora video ryari mbatekeye ingurube mfite amatsiko iyo kunzabona n'ingurube nuko uzahita uyirira inyuma ya kamera niyo mpamvu ntashobora kuzabivuga gutyo nkayiteka tukayirira kuri kamera tukayimara wihagazeho yewe ntihagarara zose gakunda yego se shawapi ega ni umusiramu ije no kuvuga uzabisubiramo be ndi umusiramu nyine uzabisubiramo ndetse n'ubwo ujya ubibona nyine uzabisubiramo be yewe sunzi se nyine uzabisubiramo ndashaka kuvuga ngo yego Rwanda muzi kwisukira ni kwisukira abikaje muri ya kwisukira tugeze ku nyanya sasa nanyereka nkate duto dukuze gutegura tukaba nashimitse n'ibinyanya papa nahita nsubiza igahanga aho yankuye harya nkuye igahanga nkuye sukuganiriki asemana sona bukuye Frontex ni wapi uburanshutse ahubwo uranshuka mushuka umugara gutse se baramushuka ari we wanshutse ngiye gukora n'umutanga bari umwana wo mu batanga uba wahiriki nawe pasiteri Iko papa pasiteri
ubwo ndi mama pasteur. Mama pasteur. Njye ntacyo baba bafata. Umunsi ndi kugusengesha bwa. Ye? Pe. Ese ntabwo dusenga. Kati. Pe kati. Wiki. Nse. Tukoze utayisoni. Isoni. Si mama pasteur. Apana kenda bihubuza. Ko ngize isoni nitwa n'abagore bagira isoni. Guys, najya mbabwira ibyiza byo kuba umugore. Mana, katugane ku bintu byo kubyara abantu banjye. Nyuma yuko ngiye kubereka uko pangasi ziteko. Nuko ntabwo kubyara ari ugukina pe. Umva nta mikino ibirimo. Reba amezi 9 ngiye najyaga mvuga ngo amezi 9 nzaruhuka nimbyara nzaryama nsinzira ariko mama kanga ngo buryama kuko uzifuza kuryama buri. Avuga ati mama bari gukabye. Ukamupi hore akandeka. Hanga ati mama kucyuka byose. Ibintu byo kurara ijoro usanga ubizi. Yewe. Turi gushuta amafilime. Ngiye kuvuga iby'umwana. Umwana ijoro sabo. Kandi mbibutsa yuko papa Runa akora intebe, TV stand, ibintu byose bigiye bitandukanye, amagariderobe, intebe, ibitanda, mana ajya akora ibintu bigiye bitandukanye. Rwose mumukunde, mumuhakazi. Cyari ko aya pampa ya Runa yaboneka rwose ibintu bimaze kuzamuka ku isoko. Urumva ngiye nkabipima. Papa barazirashe n'ubu. Muri crème. Kajya bahita. Irani. So, kandi n'intebe nari napakiye nazo barazirashe. Bishushanyije ariko. Kazanya. Urugendo rwo gutwita ntabwo rworoshye guys. Ntabwo rworoshye. Ngiye nari twongeye kuruhuka ariko umwana ararira nawe ukarira. Ngiye noneho byarancangaga mu minsi ya mbere nanjye nkarira. Urumva umwana araryoha pe ugira ibyishimo utigeze ugira mu buzima bwawe ariko nanone ugira nyine uravunika ku buryo utigeze ubona. Urara noneho baby papa Runa yabanje kujya ararana natwe ijoro bigeze aho ngaho akakata igitotsi. Uzi kubona umugabo arimo gusinzira atuje wowe kurwana n'umwana. Nawe papa Runa namubwira ati ibaze kugendana umwana amezi 9 mu ndara mubwira ngo tse mwongeye ngo ko namugendanye ngo ni imyaka n'imyaka. Unagiye kumugutera ntarabanje kumugendana igihe kinini. Bamugendana gahe? Abaga turi bumwe kwigana. Abaga papa Runa. Kakani. Mujye imbere ya kamera. Benda shonje. Ntabwo wanakareka sinagira ibyo watetse. Sabaze. Kuna agashimira. Agashimira gisina eso yaba katinga. Katinga papa Runa. Ndabitanze. Ni bitandukanye. Urubuga. Hano hari amakaroni we. Ndaje nyahenye na nyaheshe nyina pangasi. Yesu nge no guhata ibirayi dutekana ifiriti gaye. Ndenda biguhatira ndi kimabwiza bikari no. Comment vous faites? Ni muri pangasi. Ini panu gaye. Uskoma kunene nabyo habe. Cyane ko nshonje. Yena ndaya ari. Ngiye kubereka rero tugeza tugiye guteka pangasi. Tugendane mu rugendo rwo guteka pangasi. Zaba mukozi. Mudushyigikire. Guys, mbabwira ngo umuntu ukeneye umuti utwara inda. Ndayigaragaje soje nende kubereka yuko nyine ari hatoje. Muri hatoje. Sibeze tebo. Yego. Urumva umuntu ukeneye umuti utwara inda. Dore murabona inda yanjye kuringana ni ntoya kandi yashize n'amezi 2 yashize mbyaye. Mwanyandikira nkabaha uwo muti umuntu ufite amabere y'imishumi umuntu ukeneye amavuta yo kwisiga yanamusiga ku buryo nta kentusi agira. Bye 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 bye. Aba waje kumishia mukunzi.
ndagashyira ndi kwibara aho ikati Ikate mwari yawe kigaragaje. nzabitwaye Nigatuye kumana. nose kushyizeho ipanu ugacana tutarasekera Natasha TV. Hanyuma mutenda comment. Noneho ukazigesha ubundi ndetse ubu abantu bari mu bazaza umubare wa ntugiye mama wakati Wapi wana? koko imana amafuta atakasa nabi nayatetsemo andi mata wafate wafate video ganyabyo natuba ko ntazi itagaragara amafuta atagaragara mu mbere kukomeza azajya bateka ubutari ange iri kuyigisha kandi iri kukwigisha yego uhagaze ari Nakwicara ndashaka kubatekera akabenzi abantu mukeneye ko nzabatekera nzabigisha guteka akabenzi mumbwire papa kandi narabyaye nari nanjye kwitwara nk'abakobwa ikintu iwe aya mafi hajyanye oya ntabwo ajya ajya ahita nanyiganira na karatini reka rero tukawushame amafi yacu ariko biratwika na be igirayo udari ntabwo nasigiye mani ntabwo bigira ramba Eri kibyo. byaramwitega Ngake. Sizana burayi. yakibise Yaki gutuma kubikira. Hi guys, ndahiye guys. Isi kagira umutwe. Mbese hajya rero. Mbese mfite ko mfite umutwe. Mani, izi fi ziraryoha mbibabwiye mutakuvuga ngo ni izikaze. Muzabiteke ni kilo. Ubu ndabizi bari bumbaze ngo zigura angahe. Zigura 7,000. Ikiro kigura 2. Ambasubize mutarirwa mumbaza ngo bibagore. Pangasi. Be uko nta n'igikoma mfite. Wanyigishije ukuntu bateka igikoma be. Abashungiye kubereka ibintu birenze papa. Ngiye kubatamo wagwani. Ngiye kubatamo ikintu bita agasosi papa. Ngenzi gutekereza n'umuntu ufite ibirori yaje mpamagara akanyifashisha nkamutekera amapirawu ibiki byose ufite ikirori ukamuhamagara ati Natasha mama Rura ngwino duteke. Murabona ukuntu inda yagiye ndi kugataye mubure kuza ngo muhereze umuti. Papa turarya umuceri n'utaka be wampati ibirayi ako baduha turayi dutoya Bande. abacuruzi be nta gikoma mfite ariya matinya atetse ariya nakasabye noze ko be bampaye turayi dutoya nta n'igikoma mfite nasaba kugura amashereka amafaranga kandi urabizi nanjye njye nyifite amabere yo kunywa. Ko ntacyo bivugaho. Hari ikintu nabahishe rero bafana abantu, hari ikintu nabahishe nshaka kubamenyesha uno munsi. Mwari mubizi mfite n'impano yo kuririmba. Reba bwiza. Ntabwo nkawe. Kandi Ndabibara cyo ngiye.
harya nabisuje birimo aha be oya ntabwo zirajya gihindurwa ikigaragara nk'uko no guteka yewe ndahiye ntabwo uzi guteka byose uba ugiye kuzihindura kandi zitaraye ziri hariya be inyuma hariya iruhande rw'irashiri aha ngiye kubarindira akarimbo k'Imana afite mu mbwira mwese ko mwari mubishyizemo no imbere ntabwo byari kuribwa byari kujugunya kumusaraba niko naturiwe ya mitwaro wa mwenda warukinza hera hera watabutsemo kabiri twese twara babariwe nawe ureze muri iyi tapiyesi cyo kucyurwanya kuko ndirimbye nanjye kubona manager urusumbange ndetse kuko izina cy'umuntu azitetse zivamo amaraso ni amaraso musese amaraso gazi ukeneye ibi byombo wajya kwa Gihozo content create niwe ndi byombo nako izi dukoresha nyine kano gaseti harimo n'ibindi byuma bidahari umukasi wo gukata amaseti tomate ibintu bigiye bitandukanye kano gaseti kaba kagura 1,055 ariko mbanze ubatiza nta kintu ushaka kuvuga se ntuhatira muri uwo mufuka bikajyamo hariya ko tugiye mpagaze nazo ibirayi biravamo ifiriti bingana gusa ibyo guturayi iyi yari ya kera urukundo gukundana rwemera akoma inzara mfite ibi by'imboro zo gufata na video byo kurya abanyarwanda bantu kuko ndasoje mu buzima ino nta nk'akabindi ahubwo iki kiboro kirambikane ku gito amazi ntabwo ngende ngikoresha mu busanzwe kiba twabizanye inyigisho birumvikana rwose mbere ariya yandi nta bindi buteke yamvangiye niba ndahiye mana y'inyigisho kandi yapfuye ikizo umwana cyangwa umubyeyi yari y'ubukunzi ndayizi n'imfubyi mwaraturanye yewe ayiwe n'ubundi reka turye niba ari imfubyi ese mu ifoto ntari kugaragara ngo amafi yanjye ndebe ukuntu ameze cyangwa ntabwo bari kuyabona nikuze ko batari kuyabona wanangirije ntibari kuyireba ntabwo ko wikunda n'ibirayi kubibazura hanasigayemo n'imyanya atengera nubwo ko batari kundeba bumva bagomba kutureba wenyine nubwo bari amafi barabibona ko bakundaga kubereka mu iside so tujye n'umubiri imbere kuko ntibitangiye kongera mu bwonko kandi ngera mu bwonko ndamundonka umwana wawe nawe ngasenga kanjye bino urabitse kuri muri kamera hano
siri Yiciye akarijo mano kugahuyu namenye icyo ushaka kumbwira mpagahuyu inyanya n'urusenda runararwoha mbega kacumbari urusenda rwo kurusura ku nyanya naho hari urusenda ruteguye uzi kacumbari wanyweye inzoga cyangwa ntimu nzoga byabaga bireba Kuki ziba ziri? kubera ko nawe utazi ni gute se nshobora gusohokana n'umugabo wanjye nkafata n'ikintu nkafata fanta ntabwo ndi buhungu ariko natandi ikintu nasengeye n'Imana irakinkorera nari nayize ati Imana ibi bintu nubinkorera nzaba ku nzoga ubwo ni Celeste n'Imana batumye njye ku nzoga Inzoga ni nziza uteka waba ari nyinshi. utarazi nk'uwabwiwe n'iki ukabibwira Njye ndimo nizi. nuko ngenda wandi ko ibuka cyo mwaka Oya. nicaye ndetse kumurunganira ntabwo bambona nicaye maze ndabandebe ko bandeba abayimo ndabande kwipana gusaho nabi yes we ndabera ko bari kureba abanyarwanda ngibyo mvugana nabo bari kumbona mama ndagiye amana kira umufuniko Uvuga ntabwo ukunda. ujya ngo ntabwo ukunda aha muri aho twaganira amavuta yari gusakuza nanjye izi nyanya ndashiduka nzima zibega inzara so numva ntaneze byanyabyo none kare mufunyi ntabwo bemeye gushiramo igikoma zose zishiramo igikoma ndi umubyeyi ubwo se mbaho iyo dushaka inkukura ese undi wazaje tugakora ikiganiro cyo kuntu twamenye abaha muri ukuntu twamenye nuko twakundanye n'ukuntu nakwiterekeye Ngeze ko ngiye ko twavukanye. njye nawe Urumva utabagiye kubitaba. nabuze ibyo mvuga nzi ko tuganira Ahubwo ni gutuma ibishishwa. bwashaka ibyo mbaza abantu Gutuma ibishishwa bifata mu ishyamba. ushaka ibintu mbaza se Nakabaza iki se nshaka ibitaro. ndidage mwana kugira umwana mwiza kuri ndidage Umwana wanjye. wacu Ubu nawe. akora uko ari maziye agatambaro bafatisha iki gikoni rero wagira ngo simba hano harya Utari warambwiye. niko nkaba Yo. naragiye yewe biri gutoroka bya nyabyo Amagipira azutse. gusiga niba ari kwikora bino no mu mazi yari imeze Abise rero. yari afite nyaki aba mama mutabona natetse nambaye ikote mukagira ngo najya ngo amavuta akantarikira kanzare Nitwagize ngo rugiye gusenga wowe. isenga ndetse nambaye ikote ubwo cyagusengera yo mama yewe
Mana muturebe mudukunde mutwishimire mujye mubana natwe umunota ku munsi ku wundi mva muduhate ikintu bitururaho kutavuga ngo abantu mukundika abantu guys Celes ndavuga ngo papa naje avuga ngo nyine ngo yangize umusatsi tuvugisha ukuri ngo abari kumahiti ngo nk'ibiburoge tuba dukora ari njye na papa runa ninde musatsi nabo barabizi se barakuzi ko naje nkagukundisha abanyarwanda nabonye hari abantu bari kugenda baburana ngo bakundishije abandi ngo none ngo byambe bitangira we ntakugira abantu bari kumukura wabonye ko ibintu biri ahantu cyo muri abari muri salo banza tugiye kurya ye Janine banza tugiye kurya ye ubu sasa tugeze ahantu duteka be kamubeho ureka nshyire isafuriya y'imboga ibintu bimenaguye uri gufata be komeza ufate ngiye niyerekera abanyarwanda ukuntu ngiye guteka amavuta rero uteka make kuko buriya mu ifi ntabwo haba habura ayasigayemo uteka makeya hanyuma mwabibonye yarangi ikintu gikurikiraho uhita ushyiramo ibitunguru na pavuro nibyo ubanza warangiza ugahita ukurikizaho tungurusumu uravuze tungurusumu bakumva warangiza ukagaragura nta birungo byinshi ngiye mfite ndashaka kubereka ibirungo bike kandi ntabwo najya kuzana iby'ikantarange hari abantu baba bashaka kurya ibiryo byiza kandi badafite ubushobozi bwo kugira ibirungo buri ibirungo birahenda umusatsi ibirungo birahenda cyane muzambwire mbereke n'uburyo bateka umuceri witwa special rice aba ari umuceri urimo amagi umeze neza cyane byose nzagenda mbivugisha ukuntu muzajya mubitera ndapfundikira ibitunguru byanjye na pavuro na tungurusumu kugira ngo hatagira imyandiko mu gihe sinjya nkunda kurangaza ibiryo ndanabyanga nanga n'umuntu urangaza ibiryo hanyuma mpite nanapfundikira ya mavuta ngiye akazi kabyo kararangiye mbe mpaka ibiraha paparuna ubona abanyarwanda batagukunda wagira icyo babwira bakakundisha abanyarwanda ngo sinkunda ukuntu ugiye kubakundisha umuntu ngo ubundi uzifuze yabateye ubuzima niko bivuze mbega agafiriti
man ibintu birababaje none ibintu ku isoko byarazamutse n'abacuruzi babaye abatekamutwe urajya kugura Kinigi bakaguhereza uburayi budafite umutwe n'ikibuno ukibaza kandi bakwishyuze nk'aya Kinigisha akarugiye njye mata vuba reba ibirayi wampateye bingahe njye mata vuba papa hano kwa humuramo parufe ntazi y'urukobwa koga wayikuye yiwe byakiriye we zana kamera ushyiremo aho buryo byanjye mbereke uburyo ukuntu biba bigenda bitera ndasubira mu biraya ariko uburyo byanjye bigiye nkara intoki nabyo ngenda nkora akazi nkabyandika mujye mugira isuku mu bintu byose mukora iyo ngize umwanda gakeya cyangwa umukozi akantera umwanda mpita ndwara tifoyide izi niba ari njye gusa mpita nshyiramo seleri zanjye icyo bita udusereri narangiza nkagaragara birasabije nko bitarashya gose ahita nshyiramo soya sauce soya sauce iyo ugiye kuyishyiramo utabizi rero ibyo dukoze mugiye kuryoshya ibiryo bikarangira bibiye muzambwire mbatekere n'inkoko n'umuceri uremera ko byombi kubiteka ari narengeje ngo urahangane muzanyandikire mumubwire mbatekere inkoko n'umuceri dore ukuntu bihita bihinduka abantu batazi kuyakora birabihindura hanyuma narangiza nkahita nshyiramo onja yewe nkunda onja nimumbaza impamvu nashyizemo magi ntabwo nzikunda nazivuyeho buriya magi iyo uriye nyinshi cyane uko njye naryaga nk'ebyiri ku biryo bikeya urwara constipation kujya muri toilette bikanga buri munsi yego byose basize ko nayirwaraga hanyuma ugakurikizaho royiko nakoresheje ibirungo bidahenze wabona muri karitsiye ahantu hose hari ukuntu umuntu akoresha ibintu mu karitsiye ngo udafite ibyo birungo wawe umuntu yabikura hehe njyewe nakoresheje ibintu wabona kwa kazungu kwa murokore wabihabona se wabihabona rwose ugahita ushyiramo iki inyanya njyewe rero mpita nkurikizaho sesomate abantu benshi bashyiramo sesomate nyuma ariko sesomate igomba kujyamo kugira ngo igire igihe cyo gushya itaza gusarira mu byo kurya ese n'itegeko n'umwanyi kugira sesomate ahita atekera ati ni ubwa mbere mbikoze ushyiramo iki sesomate hanyuma ukagaragura kugira ngo bize gushyana sesomate itaza gusharira side sauce akanya muraza kumbwira ukuntu neza biraba bisa neza akabaraga gafite ntabwo kabasha kubinona umugani bacaga kera ngo agakono gashaje niko karyoshya imboga byasobanuraga ntabwo nabagaho kera ntabwo wabagaho ndahiye kabona uko ngenda njyama ifiriti hamwe n'iki
Makaroni. Atekera mu munyu. Umunyu. Kamba natwise nkunda umunyu, mana yanjye. Natwarije umunyu kuburyo najya umunyu mwinshi nkajya ngengezo bizabyimba binatwanye. Hari abantu rero nabonye mubaza ibibazo ngo ni ibiki umuntu adakwiye kurya twite, ngo ni ibiki akwiye kurya. Abakeneye icyo kiganiro uzahite ntibakorere mbabwire ibyo ukwiye kurya n'ibyo ukwiye kwirinda. Icya mbere ukwiye kwirinda ipapayi, rizanisha ibise vuba. Ipapayi rizanisha ibise vuba. Ikindi ukwiye kwirinda inanasi. Inanasi ni mbi cyane. Ibindi muzambwire mbakore ikiganiro cyabo. Mbakore ikiganiro cyabo cy'ibyo ukwiye kwirinda, ukwiye kwitwara. Kandi ukwiye no gukora imibonano mpuzabitsina umugabo wawe niba yanywa inzoga utaza yasinze akaza abikorana imbaraga nyinshi ugasanga muteje umwana ikibazo. Muzambwire mbakore ikiganiro kibivugaho. Ibyo ntabwo birangiye gutya ndaza kubereka ndi no kuri. Ubu turaza gutekana umuceri w'umu Tanzania witwa hajya ngo ni umuceri kandi ari wo muri burisha muri ari iki ntabwo turi bubiriye kuri kamera se. Ubundi kugira ngo inyanya zishye kubera yuko ntigeze nzishyira umenyere ko zishyira muri blender urabona ko zikirimo zigize. Mbese yapfu. Umuriro warazamutse nawe. Twaguterekera. Ntuherekere mu kigo dufaranga se. Abafana se cyangwa wowe? Abafana ariko bandi bajyaga banterekera. Batarahinduka bantuka ngo ni impite bazampemba. Baragutse ndagenda ndatwita ngo bazampemba. Ndategereza ndaheba. Agashibura gi. Ayo we. Kombi meni. Limbaro ni ibyo byanjye baburi uburyohe bwabo. Tuzabyita umwana. Kamfate amazi. Amazi soma kandezo. Uri rutwika ntacyo zantwara. Yene isosi nkeya ifashe. Isosi nkeya. Bana byinshi. Ariko nanone yafashe cyane. Agari byinshi. Kurya wenda. Mu buryo bwo kugira ngo ifi zitindemo zigomba kujyamo mbere. Izi ntabwo ari nka za zindi zishwanyagurika, zigomba kujyamo mbere mu buryo bwo kugira ngo isosi zibire biri kumwe yinjiremo imbere mu mafi. Yinjiremo ku buryo utarya ifi ngo wumvemo imbere nta munyu urimo. Si defi bro. Ninjye chef Natasha abandi barabeye. Ubu iyi fi ntabwo imera nka terapiya yo ifitemo uburyohe muri yo nyine iraryoshye pe. Meze nk'umugore wundi. Yenda yishuga ari n'ifiriti. Dore rero ifi yanjye nuko nayitekaga, turagarukana tugiye kuyirya.
bayi ndabakunda cyane munyandikire ibindi bintu mwifuza ko nzaba tekera murakoze. Yaje gufata na kwinjira amazi nabeshya